the warehouse and then following them to the rendezvous. Ngiye kuri warehouse mbakurikirane nitonze ndahatanga rendezvous yawundi buhurire nabo niho mahone buze ne duhurireyo ahasigaye bituvugane ko nago najya kwasanga kuri warehouse nziko tizewe ajyana na mahoni suke dande na tankure diba bonyine. You know, my father spent most of his political life chasing justice. Avuga tumva ikintu gitangaje data yamaze imyaka yose nk'umunyapolitiki ariko buzima yibereyemo agira ngo aharanire ubutabera. Sort of an obsession. Nabifashe ngaho data ameze nk'aho wagira ngo ibintu yishyizemo cyane byamubase. And my mother and I could never understand why. Nje na mama ntabwo twumvaga impamvu data yakora akazi cyane ka politiki ahora arimo abana barenganura so easily make other people's problems his own. Tumva ko data yifata ngo afata ibyago by'abandi cyangwa ibibazo by'abandi babareba abigire nk'aho ari ibye abigemo cyane hangane nabyo ngo abikemure. And I think it's why she left him. Niyo mpamvu ngira ngo data mama yaje kumuta baratandukana. And Michael, you remind me more and more of him these days. Ati nanone ikindi kintu Michael ni kenshi umunyibutsa cyane data ndamwibuka kubera wowe. The way you put everybody else's problems before your own. Bisa nkaho we na data muhuje ibibazo gushyira ibibazo by'abandi bantu bose imbere mugabisumbisha ibyanyu. That said, I want you to know that if this meeting with Senator Dallo doesn't go the way you want it to, navugaga rero niba ugiye gura n'uyu senateri Conrad, I have to worry about you and I. Ntabwo nongera guhangayika ku bwawe. Nothing's nyanza ameze nk'atangiye gusezerana Sara avuga tumva bimaze kubirambirwa. Gora witangiye ibibazo by'abandi bitari ibyawe. Nothing's going to come between us. Kandi binabaye gutyo menya ko nta na kimwe kiri busa hagati yacu ngo kiduteranye. And everything is going to be okay. Ate humura byose bagenda neza. Biramera neza biraba ari terebye. Ndavayo kira kintari munangi ari barabara. You know, I figured it out.